ibaha umugisha kuba mwashoboye kuza mu materaniro uyu munsi wa Pentecost. Sifa kwa Mungu. Tubyemeze amajwi yacu. Yesu ashimwe. Twongere Yesu ashimwe. Ndabakiriye, Imana ibaha umugisha. Ndashima Imana kubwa umuryango wa Munini, kuba turi kumwe hano n'umwana nzi cyane. Imana izikora ibyayo binyuranye n'ibyacu nuko dutekereza twebwe abana b'abantu. Imana yo izibikora neza kandi ikabitunganya. Imana ishimwe kandi ihimbazwe yuko Munini yubatse umuryango wa se ukaba uhari. Iyo Mana irakomeye. Ni amateka maremare tuzi tunaziranyeho. Imana itugejeje aha, natwe ubwacu ntabwo twari tuzi ko tuzobaho, ariko umugambi w'Imana ntacyawuhindura. Amen. Ndabishimiye Imana cyane. Baranejeje kuba umuryango wa Muramira na Nyirasamaza barashoboye kubana nabo. Mwagize neza, Imana ibaha umugisha. Bibiliya zitubwira ngo ntitukibagirwe kandi ntitukirengagize bene wacu. Ubuhanuzi bwa Yesaya 58. Ntimukabikore. Ndabibabwira kenshi, Imana si umuswa kugira ngo ishireho imiryango, ishireho abo tuvukana, ireme ivuge ngo runaka avukana na runaka, avukana na runaka. Imana ntiyabikoze kuko ari umuswa. Murabyumvise? Murabyumvise? Mugomba kubyubaha. Kuko nimba Imana yarabikoze, icyo Imana yashyizeho tugomba kucyubaha kandi tukagikora neza. Imana ibagire neza. Uyu munsi ni umunsi wa Pentecoste. Reka dusome ijambo ry'Imana mbere yuko dukomeza ijambo ryayo. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 14 umurongo wa 15. Uwa mbere ni hasoma ageze ku muri 20. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 14 umurongo wa 15 kugeza kuri 20. Undi arongera asome ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa mbere ageze ku murongo wa 3. Asoma umurongo kugeza ku murongo wa 3 gusa. Ni hagire udufasha gusoma. Kadusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanje. Nanje nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha kubana namwe ibihe byose. Yego. Niwe mwuka w'ukuri, tibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. Dukurikirane. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Yego. Hasigaye umwanya muto, abisi ntibabe bakimbona. Abisi ntibabe bakimbona.
ariko mwebweho muzambona kuko ndiho yego namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri data namwe mukaba muri nje, naje nkaba muri mwe. Amen. Byakozwe n'intumwa 2 igice cya mbere kugeza ku murongo ni 20 gusa. Usoma igice cya 2 umurongo wa mbere ugeze ku murongo wa 3. Igice cya 2 umurongo wa mbere urasoma 20 gusa. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ravuze ngo umunsi wa Pentekoste usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuriri. Umeze nk'umuriri. Sorry, reka nsubire mu gice cya 2 umurongo wa 2. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Yego. Ukwira inzu sorry. Murakora restation muri mu byumve mu izina rya Yesu. Twasomye igice cya 2 gutangiriraho. Reka dusome hose kugira ngo bize kumvikana. Umunsi wa Pentekoste usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. 2. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Ukwira inzu bari bicayemo. Amen. Amen. Naho ngaho. Ukwira inzu bari bicayemo. Nuko Imana ibagire neza. Ntabwo turi bufate umwanya muremure kuko dufite amaterano ya 2. Uyu munsi ni umunsi wa Pentekoste. Ni umunsi turimo kwizihiza kumanuka k'Umwuka Wera mu isi cyangwa mu itorero. Tuvuze ngo umwuka wamanutse mu isi, abantu ntibashobora kumvikana. Umwuka wamanukiye itorero. Umwuka wamanutse umanukira itorero. Kandi ndasaba yuko mwebwe mutegere, n'abari abasore mwicare hasi mutegere ijambo ry'Imana. Ntabwo tuzoshobora gukura, ntabwo itorero rizokura tutaza twumva ijambo ry'Imana. Pentekoste twayitangiye ku munsi w'ejo, ariko ikibazo cyarimo twibaza n'ukwibaza ngo ese muza mubona yuko mu itorero ritavangiwe, isi itinjiye mu itorero. Iyo mwebwe mwitegereje mukareba, muzamubona isi itarinjiye mu nzu y'Imana. Muzamubona yuko abantu b'isi batavangiye itorero. Muzamubona gute amaso yanyu areba, mubona yuko itorero rikiri rya torero ritavangiwe. Uyu munsi turaganira ijambo rivuga ngo gusana inkike zawe z'Umwuka Wera. Sifuka Mungu. Sifuka Mungu. Turaganira ijambo rivuga ngo gusana inkike zawe. Gusana inkike zawe zasenyutse. Gusana inkike zawe zabomotse. Abaririmbyi baririmbye ngo inkike zarasenyutse. Izo barimo bavuga, izo barimo baririmba ni inkike z'i Yeriko, igihe bari mu butayu barimo bashaka kwinjira muri Kanani. Ariko turashaka kuganira inkike zawe. Gusana inkike zawe zongere zihagarare kugira ngo Umwuka Wera ashobore kuba muri wewe. Pentekoste tuyizuye ibintu byinshi. Pentekoste birasobanura ngo ni ukuvuka kw'itorero, nibwo itorero ryavutse.
umwana kugira ngo avuke hariyo amezi yo kugira ngo umwana ashobore kuvuka ari muzima. Iyo umwana avutse amezi adashyitse, icyo gihe bazavuga kuko umwana ari premature, akagomba kuja mu byuma kugira ngo arerwe azabone kuvamo ari muzima. Itorero umunsi umwuka w'Imana amanukira abigishwa be, niwo munsi itorero ryavutse. Itorero ryari rihari. Ejo batubwiye yuko umwuka w'Imana ntabwo ari icyo gihe waje, kandi twaranabiganiriye mu minsi ishize. Twavuze yuko mu kurema kw'isi Imana yohereje umwuka wayo wabaga hejuru y'amazi, ngo wagazurarira iki? Amazi. Umwuka wari uhari, waruzeho. Pentekoste ni ukuvuga ku itorero. Pentekoste ni iki? Pentekoste ni ukuzura. Pentekoste ni ukuzura ugasaguka ukameneka. Iyo niyo Pentekoste. Iyo umuntu yuzuye uzusaguka. Pentekoste ni iki? Ni uguhagarara neza mu mugambi w'Imana. Iyo niyo Pentekoste. Imana ibahe kumva ijambo ry'Imana. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Iyo turi mu mugambi w'Imana, iyo turi mu mugambi wayo, iyo duhagaraze mu mugambi wayo, iyo ibirenge byacu bishingiye mu mugambi w'Imana, tukaba turi ku murongo n'Imana, tukaba duhaye dutekereza ibyo Imana itekereza, tukaba duhaye dukora ibyo Imana ishaka, icyo gihe tuba turi muri Pentekoste. Tuza twuzura, umwuka uza utwuzuza, tuhamara tugakora ibyo Imana ishaka. Imana icyubahiro. Haleluya. Bwana tukuzwe. Haleluya. Impamvu, reka mbabwire impamvu itorero ryananiwe kuzura umwuka wera. Reka mbabwire impamvu tuza tunanirwa ibintu byose tuza tubikora, dusa n'abarwana, dusa n'abasukumana. Umwuka wera agaranijwe n'ibintu byinshi. Umwuka wera agaranijwe n'amavuta. Amavuta murabizi akamaro kawo. Umwuka wera agaranijwe n'umuriro udutwika ibintu bidashyitse bikavaho. Umwuka wera agaranijwe n'amazi. Umwuka wera afite ibintu byinshi ugereranije. Impamvu itorero rya Kristo ryananiwe gukora ubushake bwayo. Impamvu abakristo bananiwe, mwananiwe. Impamvu wananiwe wewe, impamvu wananiwe, impamvu byakunaniye, impamvu byakugoye, impamvu utazuzumva, impamvu utabibamo, impamvu byagucitse, impamvu utazuhagarara neza, nuko Pentekoste itaramanuka mu buzima bwawe. Igihe cyose udavuga ngo njyewe sinza bimenya, njyewe sinza mzumva, njyewe sinzi uko biza bigenda, igihe cyose uri umushyitsi, igihe cyose waravangiwe, igihe cyose nduzi umurongo, uzi uvuga uriho ariko nturiho. Umwuka iyo aguhinduye azabona kuko urwaye. Abantu bararwaye. Pentekoste 2022 iduhindura kuba abana b'Imana. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Abakristo benshi badavuga ngo njyewe sinza nkora gutya, njyewe sinza ngenda gutya, njyewe sinzi. Byarakuvangiye. Pentekoste ni ukuvuka. Nawe igihe utaravuka, igihe utaruzura, igihe utarasendera, igihe utarameneka, usaba umwuka wera kugira ngo wuzure umeneke. Reka nihute mbabwire, mvuge ni bande bazabuzura umwuka wera. Yesu ashimwe. Reka ngaruke mu butumwa bwiza bwa Yohana twasomye haravuga ngo
nimunkunda muzu mutagira gute, nimunkunda tuvuga twese, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. none wo kwibaza impamvu utaza witondera amategeko ya Kristo y'Imana niki? Igisubizo kirahari. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nimba munkunze amategeko yanjye yose muzayitondera, ntabwo azabagora. Amategeko yanjye ntazabavuna, amategeko yanjye ntazabaremerera, amategeko yanjye azaborohera. Kubera iki? Yuko munkunda. Haleluya, haleluya. Yaravuze ngo nimba munkunda, nimba wemezanya n'umutima wawe yuko unkunda, nimba umutima wawe uhagaze neza ukavuga ngo urankunda, amategeko yanjye ikizakwemeza nuko amategeko yanjye yose uzayitondera. Siko yavuze? Icyo ni ikimenyetso. Abantu buzuye uburyarya, imyuka mibi y'uburyarya katika jina la Yesu ikome. Mu izina rya Yesu imyuka y'uburyarya itsindwe katika jina la Yesu. Mu izina rya Yesu itsindwe. Sifa kwa Mungu. Yaravuze ngo nimunkunda, ninde wazi ubivuga ibyo jambo? Ni Yesu Kristo. Yaravuze ngo hari ikimenyetso kitari cyo gushakisha, kitari cyo guca hirya, kitari uburyarya, kitazanwa n'ubwenge, kitozanwa n'amashuri, kitozanwa no mu miryango, kitozanwa ko gishakishije. Oya, n'urukundo uzokunda Kristo. Bizagusohoza, bizagufasha, bizagukomeza, bizafata amaboko yawe, ubwenge bwawe bwose buzasubira ku murongo. Icyo gihe uzubahiriza amategeko yanjye. Naje ngo uzosaba data uri mu ijuru ngo abohereze uwundi mufasha, ngo uzoza kubana namwe iteka ryose. Tumtabana tukufu. Haleluya, 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 haleluya. Yaravuze ngo naje nimumara kukuzuza, nimumara kubahiriza amategeko yanjye, urukundo rw'Imana nirumara kuzura muri mwebwe. Bibiri ijambo ry'Imana tuvuga ngo abakunda ngo bazawe nande? Bazawe n'Imana. Siko? Haleluya, tumtabana tukufu. Abakunda nibo bantu bazawe n'Imana. Ariko ngo abantu bafite urwango, abo nabo ngo bazawe na Satani. Dufite abantu babiri. Hari abazawe n'Imana, hariho n'abandi bazawe na Satani. Tuzobamenyera kuki? Tuzobamenyera kuki? Ku mbuto zabo z'urwango n'izindi z'urukundo. Pentekoste nziza ihindura ubuzima bwacu. Tuseme amina. Tuseme amina. Ara Yesu yamababwira ngo amategeko yanjye namara kuja muri mwebwe, nanjye ikintu uzokora. Ariko isezerano ry'Imana, isezerano rya Yesu ni ukuri. Yaravuze ngo ikintu nanjye nzobakorera, nzosaba data uri mu ijuru, data ngo azabohereza umufasha, uwo mwuka wera ngo azoturana namwe. Ntabwo azoza gusa ngo agende, azaba muri mwebwe. Tuzogendana nawe, tuzicarana nawe, tuzosangira nawe, tuzokorana nawe. Wewe tuzoba turi kumwe. Intambwe yawe n'iy'umwuka wera izoba muri kumwe nawe. Nababwira ngo azoturana namwe. Kandi aravuga ngo ntibishoboka yuko abisi ngo bomuhabwa, ngo kuko ngo amaso yabo ngo ntigeze areba umwuka wera. Amaso yabo yarahindukiye areba ahandi hantu. Duheze Imana icyubahiro. Amaso y'abisi ngo ntibishoboka kuko bomuhabwa. Arababwira ngo hasigaye umwanya mutoya, abantu bose barya bo mw'isi bo batazi ibyo bageze ngo ntibazaba bakimona, ariko mwebweho ariko
ariko mwebweho mwo muzoguma mu mbone, mwebweho muzoguma mu mbone kuko ngo ndiho namwe musobaho muzaho ndi kandi namwe zaho muri tuzoguma tubana namwe tuzoguma twicarana namwe. Arababwira ngo ikintu kizabamera ikimenyetso ngo nuko muzoba ndi muri mwebwe na data azaba ari muri namwe mwe muri nanjye mbe muri mwebwe. Mana ishimwe, Mana tukuzwe. Yanabahirira arabarahirira arabwira ngo sinzobasiga nkipfuza. Ubu ngubu imfuzo ibyaha ngaha ziza akamaro ko kutagira ababyeyi. Utaragira mu kibazo tuzi ukimenya neza, ariko iyo wageze mu kibazo aza gisobanukirwa. Imana ibaha umugisha mwumva ijambo ry'Imana. Yaravuze we mutera hejuru mwese, mutera hejuru mwese. Yaravuze ngo sinzobasiga ngimfuzi. Ariko umutima wazerezerwa, muzohereza umufasha uzoza kubana namwe. Uzobohereza umufasha uzaza guturana namwe, abana n'ababyeyi bacu, akabana natwe, aturerera abana, akaturera n'imiryango yacu n'igihugu cyose akakireba. Umwuka wera, ikintu cyandangaje yaravuze ngo abantu bo mu isi ngo ntibashoboka kuko umwuka w'umuhabwa. Ni bande? Reka vuge rero abantu baza bakira umwuka wera. Twasoma ijambo ry'Imana, havuze ngo bose ngo bari hamwe. Imana icyubahiro. Tumbabana utukufu. Iyo ntaje kuba hariho abantu bakurikirana izi nyigisho nari kurambika microphone hasi, kuko iyo numvishije umutima wanje wuzuye ibyishimo ndashaka ngo mvuge niziguye. Yavuze ngo abantu bazabahabwa umwuka wera. Nawe wewe icyaka kizatuma uhabwa umwuka wera nuko ngo bose ngo bari hamwe. Ikibazo abantu bari mu kuba hamwe, ariko imitima yabo bitari hamwe. Bose ngo bari hamwe. Ijambo rya kabiri ngo bari mu mwanya umwe. Bwana wetu tukuzwe. Dungisikia bose ngo bari mu mwanya umwe. Ijambo rya gatatu ngo bari bahuje umutima. Tuseme amina. Bose bari hamwe, bose bari bicaye ahantu hamwe, bose bari mu mwanya umwe, kandi bose bari bahuje umutima. Ibitekerezo byabo ntizari zaraparanganye, ibitekerezo byabo ntizari hirya no hino. Bose bari ikintu kimwe kandi imitima yabo yari hamwe. Mwatorero mwe, mwabakirisitu mwe, mwebwe muhaye muja mu ijuru, nimureke tube hamwe, nimureke duhuze umutima, nimureke tube mu mwanya umwe. Kandi birikavuga ngo bose ngo bari mu cyumba cyo hejuru. Iyo ni level, bari muri level yo hejuru. Tumbabana utukufu. Hey! Bari muri level yo hejuru. Umwuka yabo ntiyari hasi we, umwuka wabo wari hejuru. Ngo bari mu cyumba cyo hejuru, bisobanura ngo level y'ubuzima bwabo, level y'umwuka wabo bari hejuru. Nicyo gihe bakiri umwuka wera. Kavuga amagambo abiri cyatumye Yesu Kristo Imana yohereza umwuka wera. Ndihuta, dufite amateraniro ya kabiri. Niki cyatumye Imana yohereza umwuka wera? Ijambo rya mbere
intumwa ntabwo zari gushobora iriya mibabaro yose bababajwe batuzura umwuka wera. Murabitekereza ko bari kubishobora? Bereze tubwira ibyakozwe n'intumwa, zitubwira ngo Mose bafashe Stefano ngo wari wuzuye umwuka wera, ngo baravuga ngo reka bamurege ibirego bitariho by'ibinyoma. Baravuga ngo yatutse Mose, ngo yatutse n'Imana, yatutse Mose n'amategeko y'Imana. Baramurega bamujana mu rukiko, bafata abagabo babiri ngo bamushinje ibinyoma. Noneho ngo bamushyize ari imbere y'urukiko, ngo baramubwira ngo naho niyisobanure. Bibiliya zitubwira ngo abacamanza ngo bamurebye, ngo babona mu maso yiwe ngo harera, ngo hasa n'abamarayika. Bamutera amabuye. Ntabwo bari kumutera amabuye ngo ashobore kubyihanganira atari mu mwuka wera. Iriya imibabaro y'intumwa, muzi ukuntu urupfu rwapfuye. Nero ku gihe cya Nero, umwami Nero, bageze ngo babafata bakabatwika mu ijoro, bakabafata bakabahuza bakabatwika, bakabamanika ku nkingi z'imihanda, bakarara baka ijoro ryose. Nibo bari barabaye amashanyarazi, bakarara baka. Petero baramufashe, icyamushoboje kuvuga ngo njyewe mumbame mucuritse, ntimumbame munitiranyije umwami wanje Yesu, munjewe muncurike, nuko umwuka wera yari muri bo. Biriya ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo niyo mpamvu ya mbere, nukugira ngo intumwa zishobore kwihanganira iyo uriye bya mibabaro, zishobore kwihanganira kariya kaga, zishobore kwihanganira intambara y'umwuka wera. Nawe wewe uriho muri kino gihe tuzobishobora. Reka nkubwire na kutangazia tangu leo, mimi ninakutangazia ya kwamba hautaweza, hautafaulu, utashindwa wakati wowote Roho Mtakatifu hatakuwa ndani yako. Bizakunanira, bizakugora, ntabwo uzobishobora. Ninakutangazia ya kwamba hautaweza kufaulu, hautaweza kutimiza igihe umwuka wera azaba atari muri wawe. Ijambo rya kabiri, ahantu bari batuye Abayahudi ntizari zoroshe kubahindura, n'abantu bataza bapfa guhinduka gusa. Abayahudi twize amategeko yabo, kandi uko bateye nta nyigisho zopfa kubahindura, ntibibaho. Imigenzo yabo ntizihinduka, ndetse baranakundana. Uko babitubwira, bavuga ko Abanyahudi bakundana cyane. Umuyahudi afite isoko, nta wundi ahantu yogurira. Ni ukuvuga ngo urufaranga rwabo ruza rugenda ku isoko Abayahudi, ukava rukaja. Abayahudi bari bagoye, kandi niyo ntambara Yesu yari mu Rwanda, ntibari kubishobora. Yaravuze ngo mbasize muki mu maseka aryana. Niyo mpamvu umwuka wera yaje. Reka mbabwire icyatumye intego yazanye umwuka wera. Nevuze icyatumye umwuka wera uza. Objectif niki? Umwuka wera yahorijwe kugira ngo akore iki? Yaje kugira ngo ahindure. Ijambo rya mbere, ahindure imitekerereze, ahindure imitekerereze y'abantu. Tugize iminsi twiga uburyo umuntu ateye. Tuvuga yuko umwana w'umuntu igihe cyose umutima wiwe ari umunyabicumuro. Twavuga yuko umwana w'umuntu igihe cyose, umutima w'umwana w'umuntu igihe cyose ari mubi. Umwuka wera yaje kugira ngo ahindure imitekerereze yacu, kuko imitekerereze yawe, imitekerereze y'umwana w'umuntu niyo kugoma, ni ubugome. Imitekerereze y'umwana w'umuntu ni ubwicanyi. Imitekerereze y'umwana w'umuntu ni ukutumvira ijambo ry'Imana. Imitekerereze y'umwana w'umuntu ni ukutumvira ijambo ry'Imana. Roho Mtakatifu, umwuka wera yaje kugira
ngo ahindure imitekerereze yacu mibi kugira ngo ihinduke yo guhimbaza Imana yo mu ijuru. Ijambo rya kabiri, yaje kugira ngo atwigishe, atwihanishe ibyaha byacu. Muratekereza ngo hari umuntu wabwira umuntu ngo ufite undi muntu gafite icyaha, umwuka w'Imana atamujemo ngo akakihana? Zoshoboka? Zoshoboka? Umubwire ngo ufite n'icyaha, akurusha amaboko, ketse ukiruka yo kugira nabi. Sibyo? Ubwo umuntu ngo urumyebyaha akakurusha ubushobozi, keretse ugakizwa n'amaguru. Keretse ugakizwa n'amaguru. Ijambo rya mbere, ubaye umwanzi. Ijambo rya kabiri, yakugirira nabi. Ariko cyatumye umwuka w'Imana ni ukugira ngo atwihanishe ibyaha byacu. Umwuka wera nuza ukubwira ko kurumya byaha. Umwuka wera nuza ukubwira akakwemeza, umutima wawe ugaca bugufi. Temeni amina. Ijambo rya gatatu, umwuka wera yaje kugira ngo arere itorero. Uko itorero n'umwana mutoya n'umubebe. Itorero umwuka wera yaje kurirera kugira ngo aritegure. Umubyeyi azarera umwana, umubyeyi azategura umwana, umubyeyi azategura umwana kugira ngo azabe umuntu mukuru. Education yose umwana azakurana ayikura ku mubyeyi. Umwuka wera ni umubyeyi urimo kurera itorero. Yaravuze ngo mu itorero ngo nzoryishira, nzarizana, nzaryihamagarira, nzarikuyakuya, nzorirera, nzarizana. Ryakuweho ibizinga, ryakuweho imikanyari, ryakuweho ubucafu, ryakuweho imyanda. Imana igufashe uve mu myanda. Imana igufashe uve mu myanda, uve mu bucafu. Abantu bari mu gukunda ubucafu kuruta isuku. Abantu ko barakunda ubucafu kuruta isuku. Ijambo rya kane ni ukugira ngo yize itorero. Itorero ry'Imana ryere. Wakwibaza uyu munsi wa none, ngiye kurangiza ko dufite amateraniro abiri. Wakwibaza umunsi wa none ibibazo biri mu kubaho, ibibazo ufite. Muri nzira yaravuze ngo ibibazo ufite, intambara ufite none washobora kuzishobora wenyine. Muri nzira yaravuze ngo mwami ngo ndategereje, mwami ngo nteze amaboko kugira ngo nshobore gusingira ikintu washoboye kumbwira. Bene data bo bakozi b'Imana, mwahamagawe n'umwuka wera. Mu itorero hariho abantu bafite imyaka myinshi. Mu itorero hariho abantu b'ingeri zose. Ariko ugereranije no ku cyumweru gishize, aho nari mubwiriza ubutumwa narabivuze, urebye neza iminsi tugize mu itorero, iminsi tugize duhanura, iminsi tugize turirimba, iminsi tugize tubwiriza, iminsi tugize twumva ijambo ry'Imana, ukareba na level y'ubuzima bwacu ahigeze, wabireba. Haleluya, haleluya, haleluya. Hano hari abantu bafite amafaranga arenga n'ibihumbi 56, sibyo? Ariko ubu nyine tuvuga ngo turashaka ibihumbi 10 hano. Nufata microphone kavuga ngasarara, namara gusarara neza numwe
ngafata umuvugabutumwa nawe agahaguruka akavuga agasarara, tugafata umuhanuzi akavuga agasarara, tukazana umuririmbyi akavuga agasarara, ibihumbi 10 utarabibona. Ndabeshye? Nasema uongo? Umukristo unanirwa gutanga igice cya 10 agahemba agakora, Imana ikamuha ubushobozi Imana ikakugira neza, ariko ukabinanirwa. Buriya hari inyigisho y'Abakristo batagikunda. Iyo nyigisho yo iyo ikozeho uzugira ngo ningo ino habimbeho, murabona yambeho dukinguye hano ngigikuta tukikuraho cyage cy'ubukonje iminota 2 abantu bose ba freeze. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze ku gice cya 10 abantu bahita babeki freezer. Kandi ndi azishaka ati pastor wacu wenda nakindi zaravugaho. Ubwo ukivuze rimwe ku mwaka 2 cyangwa 3 4 bati nicyo cyo kuko ari intambara ku buzima bwiwe. Freeze kaba indambara kaba bakoze b'Imana, umwuka w'Imana guhindura. Umva ko mutekereze umwuka w'Imana guhindura. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ndabasabira umwuka w'Imana kubahindura, duhinduke kuba abana b'Imana. Bifurije ibihe byiza, ibihe bya Pentecoste. Umwuka w'Imana agume muri twebwe. Pentecoste nishira, nanone umwuka w'Imana akomezanye natwe. Tuzogere igihe cyo kuri Noel turi kumwe n'umwuka wera. Twongera tuzogere kandi umwaka utaha muri Pentecoste twuzuye amavuta y'umwuka wera. Imana ibahe umugisha.